ngenda ngo kuki utunze Range Rover utarabona inzu y'Imana ngo twesaba kuyoboka tujyemo. Ikibazo cyanjye cyangiro cyangwa nta shingiro kigira kubera ko twemereye abantu bari hano ko tugiye kuganira tukibaza ku bibazo abantu bafiteho amatsiko tutagiye kubanza kuvuga ku byabanje kuko ibyabanje buri umwe yavuze uko yumva ibintu mu buryo byakirwa mu buryo buri umwe yabyakiriye uko abishaka ariko njye nawe ndagira ngo tuvuge ku birimo kuvugwa ubu nonaha ku bibazo bibaza. Yego njyewe Scovia navuze ko utagira urusengero mu Rwanda rukora uyu munsi. Nyakubahwa abaturage hari urwo ufite rukora cyangwa ntabwo? inspection zabayeho ntabwo ari ku rusengero rwa Redeemed hafunze insengero 9,840. Nyakubahwa ikibazo cyanjye cyabazaga kuri wowe ntabwo ikibazo kivuga ku madini mu Rwanda kirabaza wowe kuko niwe navuzeho kandi niwe twavugagaho hano. Bikoroheye wasubiza ku kibazo cyawe aho kusubiza ku zindi nsengero ariko niba iyo nzira uciye ari iri bukugezeyo wahede. No navugaga muri rusange kuko byabaye muri rusange. Nge ndabaza kuri wowe hari urusengero ufite mu Rwanda rukora? Rwamagana. Okay. Wowe ubwawe uri ku kinyamakuru Igihe wavuze ko nta ruteraniro ufite nta rusengero ufite rukora ariko ufite ibyo ukora. Mfite inkuru y'ikinyamakuru Igihe keretse niba wenda umunyamakuru nawe yakubeshyeye. Yego bavuga ko nta rusengero ufite mu Rwanda rukora. Yambajije aho nyobora aho ndi jewe aho jewe ndi ntago yavuze ishami cyangwa ikindi yavuze ngo ubu ngubu wowe uyobora hehe urimo kuyobora hehe. Wamushubije ngo iki? Namushubije ntaho mfite ndi kuyobora naho nayoboraga mu Ruhango. Nyakubahwa reka nkusomere abantu bari ku Gihe barebe ku kijyanye nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashobora hano ku gika cyanditse ngo imodoka ya $280,000 francs. Bishop Rugagi cyo hepfo bagize bati kugeza ubu bavuga itorero ryawe ryatangiye 92 baragira nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashobora guteranira imbona nkone ku rwego nubwo ni inkuru yanditswe kugengera ngo wenda abayegereye baraza kuyireba. Wowe ntaho uyobora icyo bivuga? Yego jewe naho ufite nyobora. Ikibazo cya kabiri nabazaga icyo nibajije kuvuga ko udafite urusengero uyobora mu Rwanda narabeshye cyangwa simbeshye? Ndi umuvugizi w'amatorero ya Redeemed Gospel Church mu Rwanda. Nshobora gusura itorero aho riri rikorera nkuko nasuraga mu Ruhango nkuko nasuye Rwamagana ariko jewe nkaba ndi Kigali. Wowe nta torero uyoboye wowe ushinzwe gusura amatorero? Ndi umuvugizi w'itorero Redeemed Gospel Church byemewe n'amategeko. Amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Urusengero rwo mu Ruhango se ruturanye n'akabari hejuru kahagira rogi cyangwa ntabyo? Twari dufite urusengero rwubatse rutujuje ibisabwa. Hanyuma urwo rusengero dukora igishushanyo mbonera akarere karavuga ngo rero ibyaba byiza ko mwubaka neza hariya bigendanye n'icyerekezo tujya kwifashisha ahantu bambwira ko bahabonye ndababwira bahafate banyohereza amafoto mbohereza twicara nka board y'itorero administration tubohereza amafaranga yo kuhishura noneho kugira ngo babe bahari nk'abakristo bafite encadrement hariya hanyuma natwe tutangire kubaka nk'uko akarere kabidusabye kabifitemo inshingano n'icyo gishushanyo kiri mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa umuvugizi w'iri torero nabazaga urusengero rwanyaho rukorera ruturanye n'akabari kagira rogi? Ntabwo jewe mbizi iby'akabare na rogi. Iyo nza kuba ari jewe uhatuye cyangwa se uhashumbye kuko afite umushumba waho bivuga ngo bashakagaho kwifashisha kugira ngo babe bahateranira
hanyuma dutangire twubake mu kibanza cyacu itorero rya Redeemed Gospel Church. ni ukuvuga ngo nubwo uri umuvugizi ariko ntufite amakuru y'insengero zose. Mfite abama amakuru aribo bayoboye ukwihangana Innocent niwe uyoboye itorero rya Ruhango, ni ukuvuga ngo niwe ugomba kumpa amakuru natwe tugashyira mu bikorwa byihutirwa kugira ngo tuzuze inshingano z'ibyo dusabwa. Ujya mu kiganiro se ukavuga ko navuze ibyo ntahagazeho nk'umunyamakuru, wari wamubajije akubwira ko nta bihari cyangwa bihari? Nuko bavuze ko mfite inyubako yanjye bwite Muhanga, inyubako yanjye bwite Muhanga, noneho jyewe nkakodesha amaroji, nkakodesha n'akabare, nkakodesha n'urusengero. Icyo kintu nicyo navuguruje, navuze nta nyubako ngira yanjye bwite, nta UPI mfite Muhanga, nta nyubako mfite Muhanga, nta n'ahantu nkodesha ibara cyangwa se nkodesha amaroji, nta n'ahamwe. Ariko nyine urusengero rwa Ruhango ruturanye n'akabari na ntuza. Reka rero ngiye nguha amakuru ko n'amafoto ngira ngo kuri iyi space ariho. Icyapa cy'urusengero rwawe kiri munsi ya bogi, ubutaha undi munyamakuru nakubaza bizagufashe kugira ngo ubizi. Hanyuma ahandi bituranye hari akabari, niba mbazemera ko mwongera gukoreramo kuko barahafunze kugeza ubu. Icyo wenda katukigiye, ubwo ni amakuru nguhaye ubutaha uyafite n'ibyiza. Icya kabiri nashakaga kukubaza, navuze ku modoka Range Rover. Yego. Modoka Range Rover wavuze 2017 ibuka umunsi. Yego. Andikwa no ku kinyamakuru Igihe n'uyu munsi wasubiyemo. Iyo muri Canada cyangwa ni Kigali? Iya 2017 niyo muri Kigali, iyo mfite niyo muri Canada. Iya 2017 niho nibazaga ngo waguze ute imodoka. Jewe sinzi imodoka kuko ntago natumwe imodoka zihenze gutyo, ariko naragumagana kuko genda umunyamakuru n'amakuru nahawe. Waguze Range Rover ukodesha mu gisare u Rwanda rwari rwabahagaritsemo n'ubundi gukoreramo mu 2017. Nta modoka mbigufashemo, wenda nkuko wavuze ko uri umunyamakuru, nta modoka nigeze ngura. Range Rover bayiguhereye iki? Warayitomboye? Wayihawe n'umuvandimwe? Byagenze bite? Kubera ko wenda turi hano biba na byiza kugira ngo urujijo ruveho. Iya 2017 ni nayo mpamvu buryo yubajije umuntu uba ufite amakuru yumvaho ya nyayo. Natanze imodoka yanjye ya V6 Montero nyiha umuntu w'umubishop witwa Caleb ufite itorero Kinshasa. Maze kuyimuha iyo Montero Pajero nari mfite, niyo modoka nari mfite, hari hicaye nari nabatumiye ari batandatu. Range Rover ntabwo ari yo modoka nahisemo, nta nubwo ari imodoka nifuzaga, nta nubwo ari imodoka nashakaga. Range Rover yaje mu Insanze tariki 7 z'ukwezi kwa 7 2017, ari na surprise yabayeho. Icyo gihe Père Spirituel Archbishop yarari hano i Kigali, hari igiterane cyari cyahuriwemo n'abandi bashumba bavuye mu mahanga. Ndi nicaye muri biro, Archbishop ari muri hotel ari uza kubwiriza uwo munsi, iyo modoka niyo yagiye kumuzana. Imodoka imaze kumuzana aho ngaho nibwo yewe nta nubwo iyo modoka ya 2017 irenze $25,000,000. Range Rover igura munsi ya $25,000,000? Ni igihe ubikubwiye ukuri, si ukuri se wifuzaga ko mbigusobanurira? Niyo mpamvu nimbo mbaza. Range Rover akuguriye cyangwa baguhaye iri munsi ya 20 ingana na $25,000,000. Range Rover y'umwaka wa 2000 yakozwe mu 2007. Ni izina gusa, wenda iyo ndimo kuvuga ya 2014 wavugaga ya $200,000. Mfite abayiguze barahari, aho yavuye harahari, ikintu cyose ukeneye kumenya ukuri kwacyo. Kuki bayiguhaye? Nuko bamana isaha, nuko bamana ikindi kintu, ntawe nigeze saba, ntawe nigeze. Kwa Bishop naravuze ngo yego, uri mushuti wawe uriya wandikodinze, nubwo mwavuze ngo byatambutse mu kiganiro, ntabwo ariho byanyuze, ariko nta kintu twari yahisemo ko wowe nawe mubizana ngo rubanda rubivugeho.
ariko njye naravuze ngo Mm. ni gute umuntu atunga Range Rover Yego. atarashaka aho itorero korera ribona. Kwa Yego. Rubangura barafunze kuko niho nari nkuza ahandi simpazi. Yego. Ayo n'andi makuru uzanye yuko ufite n'abandi bakora hirya no hino Mm. utazi niba bakorera ku kabari cyangwa atari ku kabari. By the way nguhaye amakuru uzarebe niba bemera atazasubira mu kabari cyangwa muri logi. Mm. Njye ndavuga ngo kuki utunze Range Rover Mm. utarabona inzu y'Imana ngo twesaba kuyoboka tujyemo. Ikibazo Nta cyanjye shingiro- cy'ingiro cyangwa nta nta shingiro kigira kubera ko iyo baza kumitishamo bakamitishamo ngo akiri iki kintu kimwe no kubamitishagamo n'ikindi n'ibyanjye bwite nkavuga ngo no ngomba kubanza kugura ibibanza by'itorero, ngomba gushaka kubanza kubakira Imana, nta by'ibyanjye bwite by'imirenge bimeze uko. Mfite hegitari nyinshi hano by'ibibanza dufite ku butaka bw'u Rwanda biri mu mazina ya Redeemed Gospel Church. Mfite UPI ziri ku mazina ya Redeemed Gospel Church. Redeemed Gospel Church ntimaze sinyimaranye imyaka 30 kuko numvise Abe abivuga, ntago nyimaranye imyaka 30. Redeemed Gospel Church nyimazemo imyaka 14 kugira ngo nundi muntu wari hano abimenye. Nimaze muri Redeemed Gospel Church imyaka 30. Umaze kukugeramo mu myaka 14. Yego. Wubatse insengero zingahe? Imyaka 10 ubare imyaka 14. Ibibanza ubwabyo dufite aho tugomba gushira inyubako ku butaka bwose aho twaguze bw'urusengero Redeemed Gospel Church. Ni akazi gakomeye kuko ugomba kujya kubaka urusengero umaze kumenya ingano na kapasite ufite y'abakristo. Ntushobora kubaka urusengero rw'abantu 300 kandi ufite abakristo 200 cyangwa se 1500 cyangwa 3000. No kuvuga ngo uko ufite umubare w'abakristo benshi niko wubaka urusengero rugendanye n'umubare w'abantu, ni nako ubyibusha inyubako n'inyigo bikigwa neza kugira ngo utihutira kubaka, ahubwo bitume wubaka ikintu kirambye kizamara igihe kandi buri muntu wese ashobora kuba yicayemo neza, atari ikintu wubaka uyu munsi ngo ejo ugisenye. Ikibazo cyanjye cyabaga ngo yego mu 14 hari urusengero wari nubatse urusengero mu Ruhango, ni nayo mpamvu nahagaritse kubaka iby'urusengero. Nirwo ruhari subu cyangwa nta ruhari? Nibyo nibo kukubwira. Nubatse urusengero mu Ruhango, ariko kubera ko twubatse urusengero rutagendanye n'icyo n'igishushanyo turarusenya. None mu kurusenya twubaka shaka architect adukorera inyigo y'urusengero rugendanye nuko igishushanyo mbonera kimeze. Hanyuma tumaze gusenya aho hantu dushaka ahantu abakristo bagomba kuba bari temporary, atari ahantu ho kujya kuba. Ibyo ngibyo ndi kuvuga bizwi n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango. Mugiye gukorera hariya temporary hanyuma mutangire mwubake. Yego. Mwari mwatangiye rero bafungaho mwari mwagiye by'agateganyo. Yego. No kuvuga ngo izo process zose twari twazitangiye biri muri land center mu karere ka Ruhango. Ibyo namakuru yose ahari biri mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa, none kankubaze nk'umuturage. Yego. Akarere kamaze imyaka 14 kataratwubakira. Aba wicaye ukumva ndimo ndavuga ko akarere katubatse amashuri dutanga umusoro. Watekereza iki? Wavuga ko bameya baraho, meya uraho ari umukozi cyangwa atari umukozi? Ntabwo najya mu nshingano z'akarere, wambazaga ibyerekeranye n'itorero. Niyo mpamvu nari nguhaye urugero. Impamvu ikibazo cya kabiri nshaka kwibaza. Naje naguhaye ingero urambwira ngo uri murambaza ku giti cyanjye. Ni nayo mpamvu nagarutse ku giti cyanjye. Yego. Ntacyo fate kuko mu myaka 14 ari mikeya kuri mwe yo kuba mufite igikorwa wenda gituma amateraniro aba mu buryo buteganywa n'amategeko mu Rwanda. Ikindi kibazo nashakaga kukubaza kuri space humvikanye